Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara bita hemoroide cyangwa karizo. Reka turebe mu ncamake ibyo tugiye kuyivugaho. Aha turaza kureba hemoroide ari iki, turebe ubwoko bwayo kubera iri mu byiciro bitatu, turareba ingaruka zishobora kugira ku mubiri mu gihe umuntu atayivuje, turebe ibimenyetso byayo, ikibitera, turebe icyitonderwa ndetse n'izindi nama. Nyuma yaho turaza tureba uburyo ushobora kuyivura ukoresheje bimwe mu biribwa cyangwa imiti y'ibimera nza kukugezaho. Nguhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri iyi sheni yacu ya Better Skills TV, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni yacu igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Reka dutangire tureba ese hemoroide ni iki. Hemoroide ni indwara izwi ku izina rya karizo. Ni indwara yibasira imitsi yo mu kibuno igatuma ibyimba, haba mu nda y'ikibuno, imbere cyangwa inyuma. Ibi bimenyetso bigira ingaruka zikomeye ku muntu uyirwaye kubera abura amahoro yo kwituma. Hemoroide rero irimo ibice bitatu. Iki cyiciro kirangwa no kuva amaraso gusa, ariko uku kubyimba ntibisohoke hanze y'ikibuno. Icyiciro cya kabiri, iyi mitsi yabyimbye isohoka hanze iyo uri kwituma, ariko bigahita bisubirayo ubwabyo nyuma yo kwituma. Iki cyiciro gishobora kurangwa no kubabara, kwishimagura ndetse no kuva amaraso. Iyo bigeze ku cyiciro cya gatatu, iyi mitsi yabyimbye isohoka hanze y'ikibuno iyo uri kwituma, ariko iki gihe ntabwo bibasha gusubirayo ubwabyo, bisaba ko bisubirayo ukoresheje intoki. Aha umuntu atangira kumva uburibwe, kumva adatuje ndetse no kuryaryatwa cyane. Ese ni izihe ngaruka umuntu ashobora kubona mu gihe arwaye hemoroide? Icya mbere, hari ukubura amaraso cyangwa aneyemiya. Kuva amaraso kenshi, kabone niyo yaba atari menshi cyane, bishobora gutuma umubiri ubura amaraso nyuma y'igihe runaka. Ibi bitera uwo muntu kugira intege nke, gucika intege ndetse n'isereri. Icya kabiri, hari ukuvirira amaraso ku ruhu cyangwa icyo bita trompesed hemorrhoid. Iyo umutsi wabyimbye hakozwemo ikibyimba cy'amaraso, bishobora gutera uburibwe bukomeye, kwishimagura no kubyimbagana. Ibyo biba iyo amaraso yagiye hanze agafata ku mutsi w'inyuma. Ikindi cya gatatu, hari ukutagira ibintu umuntu akurira mu kibuno, icyo bita prolapsed hemorrhoid. Iyo hemorrhoide y'imbere isohotse igafata umutsi wo mu kibuno, bishobora gutuma amaraso adashobora gucurama neza. Ibi bitera uburibwe bukabije kandi biba bikeneye kuvurwa mu buryo bwihutirwa. Ikindi, ibibyimba by'inyuma iyo byahuye n'udukoko tubi bishobora kwandura bigatera umwanda, cyane cyane iyo umuntu atabonye ubuvuzi bwiza. Ikindi, hari ukubura imbaraga z'amara. Iyo hemoroide yo ku kirenga ikomeye cyane, bishobora kugabanya imbaraga z'amara no kwituma, bikaba byatera kwituma impatwe cyangwa se kudasohora imyanda neza. Nyuma yo kureba ingaruka umuntu ashobora kugerwaho mu gihe arwaye hemoroide ntayivuze, reka turebe ibimenyetso byayo. Ikimenyetso cya mbere, hari ukuva amaraso. Uku kwihanagura nyuma yo kwituma ushobora kubona amaraso atukura. Hari ukuryaryatwa no kwishimagura, kumva uri kwishimagura mu kibuno cyangwa uri kuryaryatwa. Ikindi, hari kubabara mu kibuno cyane cyane mu gihe cyo kwituma ndetse na nyuma yaho. Ikindi, hari ibibyimba. Ushobora kuzana akabyimba kameze nk'akarizo, yaba imbere mu kibuno cyangwa inyuma yaho. Kumva utarangije kwituma neza. Ikindi, kuzana ibintu bisa n'ururenda mu kibuno. Ese ni ibiki bitera hemoroide? Hemoroide ishobora guterwa n'impatwe. Hari ugusunika cyane ugerageza kwituma, cyane cyane iyo wazitiwe. Ikindi, hari ugutwita. Abagore batwite bafite ibyago byinshi byo kurwara hemoroide kuko umwana aba asatira imitsi y'amaraso iri mu kibuno. Ikindi, hari ukwicara igihe kirekire. Hari ukunanirwa gukoresha imbaraga. Hari ukurwara indwara zikunaniza cyangwa kutagira imbaraga zituma ugira imisemburo ihagije. Ikindi ni uko hari indwara z'igifu. Rimwe na rimwe hemoroide ishobora gutera indwara z'igifu. Ikindi, hari ugutakaza amaraso menshi. Hari abantu batakaza amaraso menshi binyuze muri hemoroide.
Uko wayivura kandi ukayirinda: icya mbere hari ukurya ibiryo bifite fibre. Kurya imboga n'imbuto byinshi bigabanya kwituma impatwe. Ikindi hari ukunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi bifasha mu koroshya ibituma hemoroide ibaho. Ikindi hari gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bigabanya ibyago byo kurwara hemoroide. Ikindi ni uko hari kwicara mu mazi ashyushye. Kwicara mu mazi ashyushye bifasha mu gutuma ibibabara mu kibuno bitagukomeretsa. Ikindi ni uko hari gukoresha imiti, ibinini bisesekwa mu kibuno, amavuta cyangwa ibindi binini byo kunywa bifasha mu kuvura hemoroide. Ikindi ni uko hari kujya kwa muganga. Mu gihe wibonaho ibimenyetso bya hemoroide, ni ngombwa kujya kwa muganga ko ariwe ushobora kuguha imiti ibereye n'ikibazo ufite. Nubwo hemoroide ikiza ku bantu benshi, abandi bahabwa imiti ndetse n'abaganga barayivura bakoresheje uburyo bwo gusiga amavuta cyangwa se gukoresha imiti. Nyuma yo kureba rero ibingibi bigiye bitandukanye, ushobora gukora salade ikagufasha gukemura ibi bibazo byo kurwara iyi hemoroide. Ushobora gukora potaje y'imboga, ushobora gukunda kurya kokombure cyangwa ukarya watermelon. Ibi byose bibasha kuba byagufasha mu gihe urwaye hemoroide. Ikindi ni uko ushobora gukoresha iyi miti yo mu bimera ngiye kuza nkugezaho. Umuti wa mbere ni umuti bita umuvumu. Iki gihe ukaba ufata amababi y'igiti cy'umuvumu, warangiza ukayasekura ukaza kuyomeka ahari karizo cyangwa hemoroide. Iki gihe hemoroide izabasha kuba yakemuka. Gusa icyiza, ushobora gukora ibi ngibi mu gihe uri kwimenyereza gukora siporo cyangwa indi mirimo igufasha gutuma ugorora amaguru, kuko nibwo izabasha guhita ikira vuba. Ikindi kimera ni uko hari ikibonobono. Iki gihe uzasekura amababi 4 akiri matoya cyangwa akiri mashyashya, warangiza uzayinika muri litiro y'amazi. Iki gihe aya mazi uzayayungurura, nurangiza ugende uyinikisha mu kibuno ukoresheje agapira kabugenewe inshuro 1 ku munsi. Ikindi ni uko uzafata ibibabi 2 ukavanga n'umukamato w'amababi ya nyirabarasanya n'umukamato w'ifu y'ibishishwa by'igiti cy'umwembe, warangiza ukabitogusa muri litiro y'amazi, ukajya unywa mililitiro 5 z'uwo muti 2 ku munsi, ukabikora iminsi 7. Iki gihe nabyo byagufasha igihe urwaye indwara ya hemoroide. Ikindi ni uko hari umuravumba. Uyu muravumba uzawufata uwusekure umukamato w'amababi y'umuravumba, nurangiza uyinike muri litiro y'amazi yatuye. Aya mazi uzayicaramo inshuro 2 ku munsi, maze usekure amababi 3 y'umuravumba, winike mu gice cya litiro y'amazi yatuye. Ujye unywa 1/2 cyayo mu gitondo, ayandi uyanywe ku manywa n'ayandi uyanywe nimugoroba. Ibi uzabikora iminsi 5, hemoroide izabasha kuba yagiye niba nta kindi kibazo gikomeye uzaba ufite. Ikindi giti, hari igiti bita urugarura. Iki gihe rero urugarura rubasha kukuvura hemoroide mu gihe usekuye imikamato 2 y'amababi mashyashya, warangiza ukayinika mu gice cya litiro, ukajya unywa ikirahure kimwe mu gitondo, kimwe nimugoroba. Ibi ubikora iminsi 10. Ikindi kimera ni icyo bita niyo za ruteja. Aka katsi gakunda kuboneka cyane cyane mu gishanga. Abantu benshi bakunda guhinga mu gishanga barakazi. Aka katsi rero nako gashobora kugufasha mu kuvura hemoroide. Iki gihe ufata iki kimera cyinshi ukagitogusa mu mazi iminota irenga 30, ukajya wicara muri uwo muti iminota 15. Iki gihe mu gihe urwaye hemoroide ibasha kuba yagenda. Ikindi ni uko hari ikinetenete. Iyi ni imiti gakondo ndi kugenda nkugezaho, ushobora kuba wakwikorera cyangwa nawe ukayirangira undi ufite iki kibazo. Ikinetenete gishobora kukuvura hemoroide mu gihe ushyira ikibabi mu kirahure cy'amazi ashyushye, ukajya unywa igice mu gitondo, igice ku manywa kugera ukize. Ikindi kimera ni uko hari icyo bita umushayishi. Igihe winika ibishishwa by'igiti mu mazi akonje amasaha 24, warangiza nyuma yaho ukaza kwicara muri aya mazi. Ibi ubikora 3 ku munsi. Ibi rero bizagufasha cyane kuko ibishishwa
by'iki giti cy'umushayishi harimo manganezi, kalisiyumu, brome ndetse na sodiyumu. Ikindi kandi ni uko hemoroide ushobora no gukoresha amavuta ya elayo, nabyo byagufasha mu kuba wakira iyi ndwara ya hemoroide. Ni ibi rero nagendaga nkugezaho kuri iyi sheni yacu ya YouTube, nkwibutsa ko tuzasubira ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri komenti kugira ngo ubutaha tuzakore video igusubiza. Ndagushimiye cyane rero wowe wabashije kudukurikira, nkwibutsa ko ibiganiro nk'ibi ari akagaruka, tuzasubira ubutaha.